buri umunyeshuri wiga amategeko yigeze gutsindwa isomo apanga diro na mwarimu yegera prof ati lecture amategeko urayumva neza do you know everything ese weho amategeko urayazi yose prof ati njye amategeko rwose ndayazi umusore ati sasa rero reka dukine diro isomo ryawe nararitsinzwe pe ndanabyemera ahangaha hari ikibazo nshaka kukubaza nugitsinda ndemera amanota make mfite ariko nawe nugitsindwa urampereza A grade ya A n'amanota menshi cyane muri iryo somo abantu biga kaminuza cyangwa se bazize murabyumva iyo umuntu avuze ngo mfite A mu mibare ni ukuvuga yuko aba yayitsinze cyane profeseri aremera rwose ati biranozwa neza barabikora umva rero uko ikibazo cyabazaga umusore abaza mwarimu ati mbwira ikintu kiri lego but not logical ikintu cyemewe n'amategeko ariko kitamaking sense kitumvikana mbese kitumvikana kidasobanutse umbwira ikintu kiri logical but not legal cyumvikana ariko kitemewe n'amategeko umbwire kandi ikiri neither legal not logical umbwire n'ikindi kitemewe n'amategeko ariko cyo kitanumvikana rwose na gato mwarimu aratekereza arongera aratekereza umutwe umaze gushyuha arayamanika umwana amanota arayatsindira inyuguti ya A arayegukana buke mu gitondo cya kibazo mwarimu akibaza abanyeshuri atungurwa no kubona ishuri ryose rizamuye amaboko akubitwa n'inkuba ubwo umwe mu banyeshuri arasubiza ati ufite imyaka 65 washyingiranwe n'umugore ufite imyaka 28 ibi bintu biremewe biri legal but not logical kuba ufite imyaka 65 umugore wawe afite 28 byemewe n'amategeko ariko ntabwo bisobanutse ntabwo byumvikana neza umugore wawe aguca inyuma n'umusore w'imyaka 23 ibi biri logical ariko ntabwo byemewe birumvikana ariko ntabwo byemewe n'amategeko boyfriend w'umugore wawe umusore ujya umusohokana yatsinzwe ikizamini ariko wamuhereje A grade wamuhereje amanota menshi kurusha abandi bose ibi biri neither logical and not legal profeseri yahise agira heart attack yahise afatwa n'umutima ese wari uzi yuko uburyo ubwato butarohamishwa n'amazi aburi iruhande ahubwo bwibizwa n'amazi abwinjiyemo abakuri iruhande n'abakuzengurutse ntacyo bitwaye ahubwo ikibazo nuko byakwinjiramo bikagutebeza gufata umwanzuro mubi is a part of life n'ubuzima ariko kurenganyiriza abandi umwanzuro mubi wafashe ubwo n'ubwana rwose buriya gukura ni nko kubanza kureba iburyo n'ibumoso mbere yo kwambuka umuhanda ariko ukagongwa n'indege kabone n'ubwo wakwitwararika ibibazo ntabwo umenya aho biturutse umuhanga yigeze kuvuga ngo uwabasha kureba inyuma yababarira naho ubasha kureba imbere we yasenga don't worry grandpa witerwa ubwoba n'iminkanyari ni igisobanuro cy'uko wasetse bihagije naho inkovu n'ibikomere bikomeye bigaragaza yuko wabayeho ndabizi yuko hari ibintu byinshi bitagenda neza mu buzima bwawe aka kanya ariko se kwibona kuri liste y'abantu babashije gukanguka mu gitondo ntabwo byo ari ishimwe umuntu ugukunda byabuze urugero ashobora no kukwanga bitagira igipimo miriwari nziza niyo ihinduka intwari iteye ubwoba iyo imaze kumeneka ingano y'urukundo utanga uyu munsi ni nayo ngano y'ibikomere uzahakura igitangaje ni uburyo umuntu agukosereza yarangiza ati ariko ntugaragazwe n'ubusa wana no unyumvishe nabi rwose unyumvishe nabi ntabwo ari uko ndakazwa n'ubusa ndakara vuba ntabwo ari ukubika inzika ahubwo nta mbabazi na nkeya ngira indyarya uzwi ikintu kiza mu bwana wakunze ari ukutishyura bills kutagira fagitire nimwe kureba umenya yuko utangiye kuba mukuru when you get excited iyo ushimishijwe no kuba utashye mu rugo bigitangira wabasabye ubufasha barabiseka cyane umaze kubikora barabyanga ese wabonye yuko byoroha kubabarira umwanzi kurusha inshuti itonde cyane witondere uwo wizera kuko na Satani ubwe yahoze ari umumarayika ibi wari ubizi iyo umuntu afite icyo agushakaho aba umwana mwiza birenze uko wari ubizi witonde nawe Yesu wakoze kubana nanjye muri iyi nkuru yigisha uyu munsi nitwa Edike Lodi reka dusubire mu yo ku munsi w'ejo